Mwiriwe neza, ndabakiriye mu kiganiro cya soir muhabwa cyangwa se mugezweho na Adrien Bizimana. Munyemerere dutangire dusenga. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye neza ko dukunda. Tugushimiye kubw'uyu munsi mwiza uduhaye ngo tuwishimire. Sengeye buri wese uri bwumvira ijambo kugira ngo rimufashe kumenya, kandi Kristo reka umwuka wawe ariherekeze kugira ngo uryumva wese rigire aho rimukora aho rimugeza. Kandi Kristo uzaza gutwara itorero ryawe uzasange twese twiteguye. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ijambo mfite ni ijambo riri muri Yohana, no mugoroba wa Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 6. Umurongo waho wa 37, 38 ndetse na 39. Some mu izina rya Yesu. 37. Yesu abaza abigishwa be 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Petero aramusubiza ati, databuja, twajya kuri nde kari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye tuzi yuko uri Kristo uwera w'Imana. Yesu arasubiza ati, mbese si jye wabituranije uko muri 12? None dore umwe muri mwe ni umwanzi. Imana tugirire neza. Ngira ijambo nshaka ko tuganiraho mu minota mikeya, tuganiramo reflexion y'umugoroba muri mu kiganiro cya soir. Ijambo narihaye umutwe uvuga ngo namwe murashaka kugenda. Kiriya kibazo Kristo Yesu yababaje ku murongo wa 38. Yaravuze ngo namwe murashaka kugenda. Muri kino gice munyemerere nk'abakristo bamenye Kristo, munyemerere twongere dutekereze context Yesu yarivugiyemo, kuko abo yaribwiraga bari za ntumwa 12 bamuzi, babanye nawe, ntabwo bari abapagani, ariko bagera ahantu banamuka imitima, bacika intege, kugeza aho abarondora mu mitima akabona bashaka kugenda. Iki nicyo kintu nifuje ko tuganira. Umuntu wamenye Kristo ntabwo ari umwana muri Kristo, ntabwo ari umwana mu gakiza, ntabwo ari umuntu utazi iby'inzira y'Imana, akagira igihe akavuga ngo ndumva nshaka gusubira inyuma cyangwa se ndumva nshaka kugenda. Ibi byanyeretse urwego rwo kunamuka kuba mu bakristo, bagatera umugongo Kristo, kandi aho bari bageze bagombaga gutera intambwe ijya imbere. Imana itugirire neza. Yesu rero arabarondora arababwira ngo namwe murashaka kugenda. Nakunze igisubizo Petero yamubwiye, Simon Petero aramubwira ngo data, twakuvaho tukajya kare ufite amagambo y'ubugingo. Uyu munsi ndashaka kubwira ngo nawe ugire iyerekwa nk'iryo Petero yagize, akamuhishurirwa, akamumenya, akamenya ko Kristo ari ufite amagambo y'ubugingo, akamenya yuko nta handi yajya hari ubuzima buri muri Kristo Yesu. Imana yacu nishimye. Iri jambo rye nifuje ko tuganiraho nka meditation no mugoroba, kugira ngo nawe wongere wigenzure mu mutima, urebe niba ugifata Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Wongere ugenzure ko muri wowe akikubereye amazi y'ubugingo, akikubereye izuba rikumurikira igihe hari umwijima, akikubereye urufatiro mu gihe ukeneye kubakika, akikubereye byose mu bibazo uhura nabyo. Imana yacu nishimye. Mu bice bibanza mushobora kuzasoma ngo kino gice cya Yohana 6 ni igice kirekire cyane, gifite imirongo igera kuri 71. Nimusoma ahambere murongo wa 3 n'uwa 4, ni umurongo yabanje kubwiriza abantu baza gusonza, abwira abigishwa be ngo mubagaburire. Abantu bakavuga ngo none se twabagaburira iki? Ahantu kubona nta mashopari, nta guhahira, mubagaburire. Ariko abantu ntibabyemera kuko babonaga nta nzira zihari. Arahabwira ati mubicaze. Hari umuntu wari ufite amafi, afite imigati, Kristo Yesu arabagaburira, arayatubura, abantu bararya. Amaze kubagaburira, abenshi barimo aho ngaho batangira kumukurikira, bakurikiye imitsima, bakurikiye ibifatika, bakurikiye imitsima ndetse n'imigati yabagaburiye bagahaga. Igihe Kristo rero yambukaga akajya kuvuga ubutumwa hakurya y'inyanja, abo bakristo nibo bamukurikiye, benshi baraza atangira kubabwiriza. Yatangira kubabwiriza rero, arabibwira, ababwira uwo ari we, arababwira ngo nijye mutsima w'ukuri n'ubugingo. Nimukomeza mu mirongo ikomeza y'icyo gice ni ukwivuga ngo nijye mutsima w'ubugingo, urya ntabwo azongera gusonza ukundi, unywa amaraso yanjye ntabwo azongera kugira inyota ukundi. Atangira kubibwira
atangira kubabwira misiyo, arababwira ngo icyanzanye ni ugukiza umuntu, ni ukumutsindishiriza akabona agakiza, agatsinda icyaha. Kandi arababwira ngo kuba kunyizera no kumenya neza ukanja ukanywa, ibyo bizaguha agakiza, bizatuma ujya ku rufatiro rukwiye. Abayuda benshi mu mico yabo no mu mihango ntabwo byari bikwiye ko umuntu anywa amaraso cyangwa se akarya inyama z'umuntu, cyari kizira. Niyo mpamvu akimara kuvuga iryo jambo, abayuda benshi bahise bamuva inyuma, baravuga ngo uyu muntu twakurikiye ntabwo asobanutse, ibi ubutumwa bwiza arimo yigisha ni ubutumwa budafatika, ibintu arimo avuga ni ibintu bya feke, twigendere. Kuko kuva twabaho ntabwo tujya tunywa amaraso y'umuntu, kuva twavuka ntabwo turarya umubiri w'umuntu, kuko barimo bumva ijambo rya Kristo bakaryumva mu buryo bw'umubiri. Imana yacu itugejeje neza. Uyu munsi munyemere turyumve mu buryo bw'umwuka, mu buryo buri spirituel. Ababwira ngo urya ntabwo azongera gusonza ukundi, unywa ntabwo azongera kugira inyota ukundi. Yavugaga uzamwizera, uzizera imbaraga zo mu maraso ye, uzizera imbaraga zo mu mubiri. Umubiri yari agiye kudutangirwa, Imana yacu nishimye. Amaraso Kristo yagiye kudutangira, Imana yacu nishimye. Mu maraso ya Kristo Yesu harimo imbaraga, harimo gukira, harimo kubohoka, hariho kongera kugira ubuzima bushya. Imana yacu nishimye. Niyo mpamvu amaze kuvuga gutyo, abantu benshi bavuyemo baragenda, baramureka, baravuga ngo ntabwo tuzongera kumukurikira. Agenzuye abona no mu bigishwa be hari abafitemo imitima imeze gutyo. Aravuga ati namwe se murashaka kugenda? Yabonaga abantu benshi bavuga ati natwe abagiye, natwe ejo tuzagenda. Ariko Petero arahaguruka aravuga ngo mwami, data ndakuzi, ndakuzi uri Kristo, ndakuzi, twakuvaho tukajya. Kera ufite amagambo meza, ufite amagambo yo kwizerwa. Imana yacu nishimye. Uyu munsi nawe atura, uyu munsi watura ijambo ryo gukira, uyu munsi wanduye ijambo ry'ubutsinzi, wature Kristo nk'umugabo ukomeye ufite imbaraga, ubasha gukiza, ubasha gushyira gahunda mu bidafite gahunda, ubasha kugutambutsa ahantu hari hakomeye, ubasha kugushoboza igihe warucitse intege, ubasha kugushyira ku rufatiro igihe wumvaga warunamutse. Imana yacu tugire neza cyane. Bene data, dusangiye gucungurwa, nawe uhamye, uhagarare ahantu hamwe uvuga ati Kristo ndakuzi, Kristo narakubonye, ntabwo nzigera nkuvaho. Imana yacu nishimye. Ntabwo nzigera nkuvaho kuko narakubonye, wangiriye neza. Imana yacu nishimye. Nuko amaze kuvuga ati Petero, nawe aramumenya, aravuga ati Petero, ijambo uvuze ni mwuka, ni ijuru ribashe kuguhishurira, kuko ntabwo ari umubiri ubikumenyesheje. Imana yacu nishimye. Hari igihe tugeramo tukizera Kristo, ariko kumwizera nyakuri ntabwo tubiheshwa n'umubiri, ahubwo ni ishurirwa ry'umwuka. Imana yacu nishimye. Uyu munsi rero nawe ugambiriye kutanamuka, ugambiriye kumuhamya, ugambiriye kumuhamiriza, kandi Kristo nawe arakugirira neza. Imana yacu nishimye. Benshi baragiye baragwa, ariko abamwikomejeho barakomera. Nawe mwifurije gukomera kandi ugakomeza n'abandi. Imana yacu nishimye. Munyemere dusoze dusenga, kandi mbashimira kubwo gukurikirana ikiganiro cya soir. Kandi nawe nirigufashe, ijambo rigufashije, urisangize bene data, kandi dufatanye twese kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kadusenge. Turagushimira Imana nziza, turagushimiye ko watugiriye neza, turagushimiye ko unywa amaraso yawe akarya umubiri wawe atazasonza, atazagira inyota ukundi. Aho harimo ihishurirwa rikomeye ko mu kukwizera harimo byose, mu kukwizera harimo imbaraga, kandi abazifite abo bose aribo banesha, kandi bakabasha no kunesherezwa. Imana yacu nishimye. Turaguhamagaye rero Kristo kugira ngo uganze, kandi abakurikiye buno butumwa bakomeze kubaha inkomezi zawe, ukomeze kubaneshereza, kandi mu buzima bwabo ukomeze kuba ubuzima bw'ubutsinzi, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane, bifurije umugoroba mwiza.